neza kuri Murindo Official TV1. Tugiye kuvuga ku nkomoko y'izina Rwanda. Muri kumwe na Sweety. Ijambo Rwanda ryaba rituruka ku nshinga ya kera ariyo kwanda, bivuga gukwira hirya no hino. Izina Rwanda riranga ahantu, urisanga mu ntara ya Busoga iri mu burasirazuba bwa Uganda, kimwe no muri Ankole. Mu gihugu cyacu rero hakaba Rwanda rwa Binaga no mu Rweya, Mutara. Rwanda rwa Gasabo banahita Rwanda Nyoye. Rwanda Nyoye. Iri muri komine Gikomero. Ni hano ruguru, hano iwanyu Gikomero. Hari na Rwanda rwa Kamonyi. Hari na Rwanda rwa Kamonyi, entre parenthèses Kamonyi Taba. Kamonyi Taba. Ndetse hari na Rwanda yo mu bya Karemi, ariyo Zaire. Mu burengerazuba bwa kiyaga cya Tanganyika. Havuga ko Abanyiginya bagitangira kwigarurira igihugu, umusozi batsinze wose waza gusanga u Rwanda rwa Gasabo. Aho kuri Rwanda ngo niho habyariye biciye imfizi ya Gihanga y'ubwami Rugira n'insumba yayo Ingizi. Ngiyo rero Rwanda rugari rwa Gasabo, ngo bavuga gutyo umutima w'umunyiginya agatengurwa n'ibyishimo. Ndetse bakongeraho ngo Rwanda rwa Gasabo, urwo mvuga mvumera iwacu, mbese ni mu ngobyi y'ubwami bw'Abanyiginya. Kwitwa iryo zina kw'igihugu cy'i Gasabo bikaba byaranavuye ahanini ku ngufu zakoreshejwe n'abami b'icyo gihugu mu kucyagura. Aho akaba ari naho havuye inyito yamamaye hose ngo u Rwanda rugari rwa Gasabo. Bishatse kuvuga ngo iryo zina Rwanda ryakomotse kuri Ruganzu Bwimba ahasaga mu mwaka w'igihumbi 1312 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1345, ubwo yari atangiye kugaba ibitero byo kwigarurira ibindi bihugu ahereye ku gihugu cy'Igisaka. Umwuzukuru we Kigeli Mukobanya wabayeho ahasaga mu 1378 kugeza mu 1411, yagabye igitero mu Bwanacyambwe, nuko bica umwami waho witwaga Nkuba ya Nyabakonjo. Bishuye umwami witwaga Nkuba ya Nyabakonjo, niko hita Kigali, byo kubera ko abarushije isumbwe agahita akuraho izina ryabo. Kigali nabyo bivuga igihugu cyagutse. Ubwo bishatse kuvuga ngo Kigali bivuze ngo ni igihugu, bisobanuye ko ari igihugu cyagutse gikanda impande zose, kikaba Kigali. Bitewe no kwigarurira igihugu cy'ibituranyi, igihugu cy'i Gasabo kikarushaho kwaguka kwitwa Kigali, ntibyakuyeho kuba mu Bwanacyambwe, ariko byakuyeho inyito Kigali. Yo mu Bwanacyambwe hitwa mu Bwanacyambwe bwa Kigali. Kuva icyo gihe, ndavuga guhera mu icyo kibariro nyine ku ngoma ya Ruganzu Bwimba, niho havuye inyito yo kuhita Rwanda rugari rwa Gasabo. Ariko reka dusubiriremo Abanyarwanda. Kigali bavuze ko Kigali isobanuye, waba ubyibuka? Bavuga ko ari igihugu Kigali nyine. Mbese bivuze ngo Kigali ni igihugu Kigali. Ni igihugu Kigali bitewe no kwigarurira igihugu cy'ibituranyi, igihugu
cy'igasabo. ubwo ni ukuvuga ngo Ruganzu Bwimba aho yagendaga ajya gutera, yateraga ibihugu byegeranye n'u Rwanda, aho yafataga nyine akagenda homekaho wenda uko byitwaga Rwanda, noneho havukamo na Kigali. ubwo ni ukuvuga ngo Kigali nayo byanze bikunze byari nk'igihugu uko mbikeka, ariko tuzabakorera ubushakashatsi. ubwo agenda yagura nyine yagiye avuga ngo Kigali ubwo ni igihugu kinini, ubwo igihugu kimaze kuba kinini, Rwanda rugari rwa Gasabo. ubwo bihita bitwa Rwanda rugari rwa Gasabo. icyo twavuga aha tukiri ku mateka ya Kigali ya Kigeli Mukobanya, ni uko ari we mwami wa mbere wadukanye amatwara yo gutegeka igihugu wenyine nta bigereka. komereza aho ngaho. Aha bikaba bigaragara ko we nawe ntawe bigeze bagabana igihugu nk'abandi bami b'ibihugu by'abaturanyi by'abahinza n'abahima, aho umwami yagabanyaga igihugu abana be cyangwa se abo bava inda imwe, kandi n'abandi bami bamubanjirije iyo bamaraga gufata ibihugu ntibacaga cyangwa se ngo bambure ubuyobozi abami bene ibyo bihugu bafashe wenda muri make. ahubwo baberekaga igihugu, ahubwo bakajya bazanira amakoro n'amaturo abami b'i Gasabo. ubwo ni ukuvuga ngo igihugu bafataga babarekeraga icyo gihugu, ahubwo abo bantu bari bari icyo gihugu bakabazanira amakoro n'amaturo. Yego. Abami b'i Gasabo babizaniraga abami b'i Gasabo, ariko we yadukanye amatwara yo kubakuraho no kubica ibihugu yigaruriye, akoherezayo umutware wo kumutwarira ako karere. ndomewe. noneho reka dusome SMS zano bagiye batwandikira. hari uwitwa Niyongere Deni cyangwa Deni, yaravuze ngo amateka mabi cyane. uwo bita Kamanzi Peter Julius yaravuze ngo nizere ko yabikoraga neza atabangamira rubanda. rubanda yararubangamiraga kuko ibihugu yafataga bimwe rwose yagendaga abica akabakuraho. twari turi kumwe na Sweety hamwe n'umunyamakuru Joseph wa Murindi Official TV.